kuri ubu butumwa bwo gufunga isengero. Hano ngo ngiye guca insengero, ngiye guca insengero. Mwabantu mwe mureke mbabwire, munyemerera ibintu tufatanye kubyumva. Leta yafashe umwanzuro wo gufunga isengero, bafite ibintu bari kubaza insengero. Turi bureba hanini, ese Imana ifungiye iki izi sengero? Ni isuku gusa cyangwa se yanazifunze kubera ko ntacyo ziyimariye? Imana ngo izazisenya kandi ngo nyinshi. Ngiye guca isengero bya burundu, nzazisenya kandi nyinshi. Ariko izo nzasiga nzakorana n'abakozi banjye kandi nzamanura imbaraga n'ibimenyetso bidasanzwe, kandi abakozi banjye nzashyira imbaraga mu biganza byabo, kuko bazakora mu bazungu n'abirabura amahanga menshi, kandi bazazubaka insengero mu mahanga, kuko nzabagabiza ibihugu by'abasilamu. Mugabanya amasengesho y'ubuginga. Ubu abarokore binjiji ubu mwatangiye, turasenze Mana muri kurega leta ku Mana mwiyirega, kuko aba bagabo bakoranye. Umwami n'umwami Imana bakoranye akazi. Bwira Imana ngo ibisabwa na leta nk'ubushobozi mbigire, kuko ntago muzaba mu makaro ngo Imana ijye kuba mu ivumbi. Ukirirwa ubwira abantu bigisha amaturo n'ukuntu gutanga amaturo biza n'umugisha. Ibyo byonyine bikabisomo. Ibyo bintu ntago uri kwigisha abantu kureka ibyaha. Nturi kubwira abantu ngo mukunde Imana yanga ibi igakunda ibi. Ntago muri kuyobora Imana ku bantu, ahubwo muri kuyobora abantu kuri mwebwe. Wowe wafungiwe urusengero, ufite agahinda kuko abakirisitu babuze aho basengera, cyangwa ufite umubabaro w'uko amaturo ugiye kuyabura. Umutima wawe nuguha igisubizo. Nimba rero ufite agahinda k'amaturo, ntabwo Imana izakwemerera kurisha izina ryayo. Ndashaka kubabwira ngo kuba bafunze isengero ntago bafunze konegisiyo yacu n'Uwiteka. Imana ihabwa icyubahiro. Nubona aho wasengeraga hafunze, uzajya ahandi hakinguye. Bafunze isengero, ariko isengero zo mu mutima, uru rusengero, haleluya, aya materaniro abera hano, nimbuzi neza ko amateraniro ya hano atigeze yangirika, Imana izaziteranire muri wowe. Ibyo kuvuga ngo ni kure uzajyeyo. Ubu se umuntu ntava mu Rwanda akajya Tanzania gushaka umupfumu. Ikindi, Imana ibashyigikire, ibatera inkunga, abantu mukwiye kongera gukora, ibashyigikire. Ariko abantu badafite ishyaka ry'ibyiza bazabafungire burundu, ntimuzigere munabona yo kubaka isengero zanyu. Ubu butumwa mu bupostinge mu bugeze ahantu kure, abantu barebe ubu butumwa kandi banabwumve. Iyi agenda irimo ubutumwa bwinshi, bayizuminge neza ba kameramani, bayizuminge neza muyirebe. Iyi agenda niyo muri 2015, sinzi ko muri kuhabona, niyo muri 2015. Nifuje ko twasubira mu butumwa nagiye ntanga mu nsengero, kugira ngo wenda bamwe barusheho gusobanukirwa iby'iminsi n'ibihe tugezemo, by'umwihariko muri ibi bihe byo gufunga isengero. Turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Narimba kumbuye cyane, kandi namwe ndabizi ko mwari munkumbuye, ariko njya mbabwira ngo simba nabasize mwenyine. Ubona ndi gushyiraho ibiganiro byinshi nuko mba afite gahunda, mfite iminsi hari ibintu bindi ngiye gukora bituma mbura. Nabasigeho ibiganiro bihagije, kandi ndabizi ko no mu ijambo ry'Imana birahari. Buriya amavideo yose agera mu 1000 nta kindi kiriho, ni ijambo ry'Imana. Nta muntu rero wavuga ngo yishwe n'inzara kuri Mama Sharirene. Ibyiza byose mba nabibategure kuko mba nteganya kubura, ariko noneho turi kumwe. Nizere ko rero muri amahoro, nanjye ndamahoro. Umwami arandinze, mwari mwarambuze, nabaye muri byishi, ariko naranarwaye, ariko ubu narakize meze neza. Hanyuma
nishimiye kongera kuvugana namwe mu ijambo ry'Imana mu butumwa, nishimiye kongera kugaruka. Abari mu Rwanda rero ndabahobeye, abari mu bihugu by'abaturanyi ndabahobeye yambi. Inshuti zanjye bari muri Amerika ya ruguru n'epfo, abari muri Aziya, muri Australia, mwese n'abandi bandi muri Europe, ahantu henshi ndabashuhuje abasirikare, inshuti zanjye yambi ndabashuhuje. Hari abandi bantu namenye bashyashya ngo bo muri CTU. Namwe turabashuhuje cyane muri abantu beza cyane, muri intangarugero, muri abasore beza, muri abagabo beza bemeye kwitangira igihugu kugira ngo tugubwe neza. Turabemera sana, n'abapolisi, abaganga, abarimu, ariko noneho n'abanyeshuri muri mu biruhuko turabashuhuje, turabayambiriye, mugubwe neza, mugira amahoro ya Kristo. Hanyuma nonaha ndashaka kwibanda muri iyi minsi neguye agenda, wayibonye. Ndashaka kwegura iyi agenda n'izindi agenda ntafite hano, ariko nzahera kuri iyi agenda irimo ubutumwa bwinshi. Bayizuminge neza ba cameraman, bayizuminge neza muyirebe. Iyi agenda niyo muri 2015, sinzi ko muri kuhabona, niyo muri 2015. Nifuje ko twasubira mu butumwa nagiye ntanga mu nsengero, kugira ngo wenda bamwe barusheho gusobanukirwa iby'iminsi n'ibihe tugezemo, by'umwihariko muri ibi bihe byo gufunga isengero. Nibyo bintu ushaka ko tuganira. Murabibona amatariki n'ubutumwa nahawe ndahantu bita Kimisagara ya kabiri, barazuminga murebe ku itariki 2 z'ukwa karindwi 2015. Hano biranditse, nari natumiwe muri ayo materaniro yaho ngaho Kimisagara ya kabiri. Ubwo rero kera iyo numvaga Imana iri kumbwira ibintu mvuga, nabyandikaga mu ikayi. Iyi agenda nayihawe n'umuntu uba ahantu bita Igiheke, Icyangugu, niwe wayimpaye. Nagiye kwigisha iwabo amateraniro, abona afite agakayi, arangije anyihera agenda. Afite agenda yagiye amazi igeze nko muri 2. Nizere ko rero mwabibonye. Hanyuma ndashaka, nahoze rero mbona ibi bintu, nubwo nta mwanya nari mfite, nahoze mbona ibi bintu, mbona abantu bafite umubabaro, kandi koko nibyo ko bagira umubabaro, ariko turi burebe impamvu izi sengero zakinzwe. Imana ibitekerezaho iki? Ese ni iyihe mpamvu ituma bibaye? Ese abantu bafungiwe isengero bagomba gukora iki? Abakristo bo barabigenza gute? Turagenda tubivangavanga tuvuga ibintu nk'ibyo. Hano haravuga ngo kuri ubutumwa Imana yampaye, kandi iyo ari ubutumwa rusange mbyandikaho. Hano handitseho ngo ubutumwa rusange, ubutumwa Imana yampaye 2 z'ukwa karindwi 2015, Kimisagara ya kabiri, n'ahantu bita muri Kimisagara ya kabiri mu midugudu ya Deperi. Hano icyambere haravuga ngo icyo gihe amateraniro, Imana yaravugaga ngo amateraniro yose ari kubera hirya no hino, Imana irashaka ko abantu bezwa. Yari yantumye irambwira ngo umbwirire abantu ngo ikintu ushaka nuko bezwa, nta yindi gahunda n'ukwezwa. Kandi burya ubutumwa bwo kwezwa ni ubutumwa bugomba kubana natwe kugeza igihe Imana izaducyurira, kuko ntago Imana nta kindi kintu Imana idushakaho, ikeneye ko twezwa. Ntago rero ndi bubutangire rimwe, nzajya ngenda mvugaho gato, ugatangire ugasoze, ejo ngarure n'ama episode. Hano ngo ubutego kwezwa, impamvu z'amateraniro ni ukwezwa. Yego. Hanyuma ibi bintu byo guta, hano hari icyiciro cya mbere cy'ubu butumwa. Ahangaha naberetse, hari ahandi handitse nomero ya 2,
sinzi nimba bari buze kudufasha n'ahandi handitse nomero ya 3. Hano ubu butumwa bwo gufunga isengero buri kuri nimero ya 3. baraza kuyerekana ya agenda bari buze kuyifotora nyifite ibyo byiciro byose babibereke. Uyu munsi ndahera kuri iki cyiciro cya 3 cy'ubu butumwa, nzababwira n'iki cyiciro cya 2 mbabwire n'icyiciro cya mbere kuko nabiherewe rimwe. Reka duhere ahangaha kuri ubu butumwa bwo gufunga isengero. Hano ngo ngiye guca insengero. Mwabantu mwe mureke mbabwire, munyemerera ibintu tufatanye kubyumva. Leta yafashe umwanzuro wo gufunga isengero, bafite ibintu bari kubaza insengero. Turi bureba hanini ese Imana ifungiye iki izi sengero? Ni isuku gusa cyangwa se yanazifunze kubera ko ntacyo ziyimariye? Ese abazifungiwe barasabwa iki? Abakristo barasabwa iki? Kugira ngo tuve mu gihirahiro tutavuze ibiturutse mu bwenge bwacu. Burya dufite abantu ngo nabasesenguzi. Mwabantu mwe mujye musesengura, ariko musesengure nk'abantu. Musesengure nk'abantu. Mumenye ko Imana ari yimenya ibintu birahiherereye, imenya ibigiye kuba bitaraba. Ngo ngiye guca isengero bya burundu. No kuvuga ngo kuba Imana yicara ikavuga ngo igiye guca isengero, nuko yabonye ko ntacyo ziyimariye. Muri iri fungwa ry'isengero hari n'abandi babigendeyemo, ariko icyo mpagazeho nemeza cyo kuri 100%. Umuntu Imana yahaye umuhamagaro ikavuga ngo uzubaka urusengero, abantu bazasenga mu rusengero uzaba wafunguye rwawe. Imana nimba ariyo yabivuze, izaguha ubushobozi ukora ibintu bijyanye n'ibyo leta ishaka, ariko nanone n'urufungura ugomba kuzakora. Nimba koko uri umukozi w'Imana, ugomba gukora ibintu mu rusengero byo kugira ngo Imana ibone inyungu mu rusengero utungutse wenyine. Turaza kubisubiramo. Ngiye guca isengero bya burundu. Mu nsengero zahagaze, izo bafunze n'izo batarafunga bazafunga. Hari abantu badateze kongera kuzagira isengero mu buzima bwabo, ariko harimo n'abandi Imana izashyigikira igaha ubushobozi bwo kubaka ibintu byose bisabwa. Imana ngo izazisenya kandi ngo nyinshi. Ngiye guca isengero bya burundu, nzazisenya kandi nyinshi, ariko izo nzasiga nzakorana n'abakozi banjye kandi nzamanura imbaraga n'ibimenyetso bidasanzwe, kandi abakozi banjye nzashyira imbaraga mu biganza byabo, kuko bazakora mu bazungu n'abirabura amahanga menshi, kandi bazazubaka insengero mu mahanga, kuko nzabagabiza ibihugu by'abasilamu. Ibitagira umumaro mbikuyeho, abatagira umumaro nabo nzabakuraho. Hanyuma uyu munsi ndashaka dufate aka gace konyine ko gufunga isengero, hanyuma nzabaha n'ubutumwa buri mwahangaha bw'ukuntu hari igihe kizagera muri iki gihugu cy'u Rwanda Imana igasuka imbaraga mu bantu basenga, igakura igisuzuguriro kiri ku bantu basenga. Abantu basenga bafite igisuzuguriro. Hari abapasiteri, hari abafite isengero kandi bakorera Imana by'ukuri, ariko igisuzuguriro cy'umwanda bandujwe na zanzige n'abantu bafunguye isengero za boutique cace. Bamwe baraza bafata icyasha basiga no ku nsengero zikorera Imana by'ukuri, ariko ngo icyo gihe Imana ya Isiraheli umunsi izaba yamaze gukubura mu nsengero, hari ikindi gihe kizagera Imana isuka imbaraga. Ashaka kuvuga ntago ari bya bibaraga, ntago ari bya bibaraga bimwe bajya kugura, ntago ari bya bibaraga bizamura amashuri jipe
y'abagore mu kirere, ntabwo ari bya bibaraga bizamura amajipo y'abakecuru mu kirere, ntabwo ari bya bibaraga abantu bari gusuka ku bantu amasuti akagaragara, ntabwo ari bya bibaraga byambika abantu ubusa, ntabwo ari bya bibaraga abantu birirwa ngo barakora ibitangaza n'ibimenyetso mu ahubwo ni imbaraga z'Imana ya Isiraheli, Imana ihabwa icyubahiro, ni imbaraga zizaza mu rusengero, ni imbaraga Imana izasuka ku bakozi bakorana nayo, Imana yihamagariye, ni imbaraga zizakiza abantu ibyaha, ni imbaraga zizabohora abantu zikabavana mu buretwa bw'ibyaha, ni imbaraga zizazana agakiza, kandi ahantu hari agakiza, ahantu hari imbaraga z'Imana nyambaraga, n'ibyaha barabitsinda bakabinesha, ntago haba guhangana no guterana ingumi mu rusengero, haba amahoro, hakaba umutuzo n'ibyishimo. Ariko ikikwereka ko ubu ngubu nta mbaraga zihari, ari bya bibaraga by'aba bagabo baba bagiye kugura mu gakoroboyi, abagura ku irobo n'abagura ku nusu, ngira ngo harimo n'abagura ku metero no ku mbese ibintu nk'ibyo. Ni imbaraga zizakurura umuntu akabohoka, ariko imbaraga ziri gukorera mu nsengero ni imbaraga zihumisha abantu amaso, ni imbaraga zikundisha abantu isi, ni imbaraga zo kubashuka kugira ngo bazane amaturo, ariko ni imbaraga zitababohora ngo zibakize ibyaha. Ikibikubwira, uzarebe imyaka uteranye, urebe yuko wari wabohoka. Ibyaha biracyari ibyaha, urabikora wabaye nanone nongeye, izo si imbaraga z'Imana. Hanyuma nimuhumure, umweyo Imana uyu ni umweyo wa mbere wo gukubura isengero, ariko nukuri hari undi uzaza. Mureke mbabwize ukuri, ndashaka kubwira abantu bafite isengero noneho zitwa ko zujuje ibyangombwa, ntiwicare ngo ugereke akaguru ku kandi nawe Imana irakureba. Ibyangombwa uzuzuza muri iki gihugu cy'u Rwanda ntabwo ari ibyangombwa by'isuku gusa, kwa kundi bababwiye ubwiherero buhagije, parikingi n'ibiki, abantu bakabahagutse. Ibi ngibi ni leta yabishyizeho kandi bikenewe. Hari ibindi byangombwa Imana yitangira, hari ibindi byangombwa Imana yitangira. Ntuzadukangishe ngo urusengero rwawe ruruzuye, ngo ibyo leta isaba byose ndabifite, ko hari ibyo leta igusaba se iby'Imana igusaba urabyujuje? Ngewe nagira ngo mbabwire ngo Imana ifite abakozi ahantu hose. Aba bantu baba bafite ingufuri baza gufunga isengero ni abakozi b'Imana. Iba yabatumye, irabatuma iti nimugende muzikireho ingufuri. Ikikubwira ko ariyo ibatuma nuko nta bushobozi nta n'imbaraga bagira zo gufunga ahantu Imana idashaka ko bafunga. Nabo barabizi ko Imana irenze, data tubiziranyeho ibyo byo. Reka mbusubiremo, ngiye guca isengero bya burundu, nzazisenya kandi nyinshi, ariko izo nzasiga nzakorana n'abakozi banjye, kandi nzamanura imbaraga n'ibimenyetso bidasanzwe. Nahangaha nshaka ko tuganira. Hanyuma icyo twashakaga kureba, ese rifungwa ry'isengero biri mu mugambi w'Imana cyangwa se ni leta iri kurwanya abantu basenga? Nibishaka ko tuvuga kugira ngo ejo utazajya gusenga ukajya kwiteranya n'Imana, uri gusengera leta nabi, ngo muri iyi leta ngo ibiki n'ibiki, ngo bafunga isengero ngo bari kurwanya Imana. Ntabwo iyi leta iri kurwanya Imana, nta nubwo iri kurwanya abantu b'Imana, ahubwo vuga ngo Imana iri gukorana na leta. Ntabwo Imana yantuma ngo mama Sharire ngo genda ngo kuko uri umukozi wanjye umfungire isengero, izi ko ubwo bushobozi ntabufite. Ariko Imana igira abakozi guhera ku buyobozi bwo hejuru ku gihugu, ku muyobozi uyobora iki gihugu cy'u Rwanda, guhera kuri we kugeza ku buyobozi bwo hasi, ibyiciro byose byo muri iki gihugu. Imana ikorana nabo, ikora ibyo ishaka. Nta muntu wakora ibintu Imana idashaka. Rero mugabanye amasengesho y'ubuginga. Ubu abarokore binjije, ubu mwatangiye turasenze Mana, muri kurega leta ku Mana mwiyirega, kuko aba bagabo bakoranye. Umwami n'umwami Imana bakoranye akazi.
nimureke mbabwire, abantu bagiye bafungura isengero cyangwa bafungiwe isengero, ntago mwese bivuga yuko mutakoreraga Imana. Hoya, harimo abantu mwakoreraga Imana, ariko iyo Mana mwakoreraga, ikintu ugiye gukora ntago ugiye kubwira Imana ngo koresha leta bafungurire. Bwira Imana ngo ibisabwa na leta mp'ubushobozi mbigire, kuko ntago muzaba mu makaro ngo Imana ijye kuba mu ivumbi. Ntago muzajya mwicara ku ntebe zijyanye n'igihe zigezweho ngo Imana ijye ngo mujye mu nzu y'Imana ngo haze intebe z'imbaho. Ariko buramuze ko Imana yanga agasuzuguro. Nyamara iyi leta bagira umwuka w'Imana mwinshi. Abatabizi mufite ibibazo. Muri iki gihugu hari abantu bakorana n'Imana, ijwi ry'Imana, kandi banayisenga. Buramuze ko ari mwe musenga mwenyine. Sawa nyine, mureke mbabwire, hari ukuntu tugendana n'ibigezweho, ugasanga umuntu hari isahani atatungiwe mu rugo kuko ari iya kera, ariko uzi ko ayo masahane tudatunga iwacu mu rugo ujya mu rusengero ukayasangayo. Ugasanga hari intebe mama Sharirene ntakicaraho, navuga ngo kugira ngo nyicareho ndaba nicaye ku itapi ntiyangerera muri saro, ariko ugasanga mu nsengero izo ntebe tudashaka niho ziri. Intebe tudashaka tukazisanga mu rusengero. Ugasanga umuntu yambaye umwenda ugura 300, yambaye 500, ariko ugasanga yicaye ku ntebe iteye isoni. Ugasanga yicaye ahantu arinjira mu rusengero ameze nk'umuntu wiseseka. Nkibaza ngo iyo wicaye muri saro yawe nziza ntago bigutera isoni kwicara mu rusengero ahantu hasa kuriya? Ibyo rero kuko mwabuze umutima wo kubikora, mugafata inzu y'Imana mukayitesha agaciro, mugafata inzu y'Imana mukayifata uko mubonye, ni muhave hanyuma Imana ikoresha ababifitiye ubushobozi babafungire, ubundi mugende mukore ibikenewe. Ikindi, aba bantu mubona bafungiwe isengero, nubwo atari bose ariko hafi ya bose, tugiye kureba uburyo mwafunguye isengero. Tubiziranyeho kuko abantu benshi mwafunguye isengero mwazifunguye muvuye muri ADPR. Muri ADPR mwapfuye iki? Tuvugisha ukuri, abenshi muri mwe si mwagiye mutonganye, mwagiye mutonganye, mwagiye mutukanye, mwagiye mwivumbura, mugenda mwerekana ko mwebwe mfite impano, ndi umuhanuzi, kiriya cyumba nari ifite ibihumbi nyoboye, abantu bose baranyubaha kurusha umushumba. Ugasohokana ayo marangamutima arimo agasuzuguro no kudaca bugufi, ugasohokana amarangamutima y'ubwibone n'agasuzuguro no kwigenga no kwikakaza no kwishyira hejuru. Warangiza ukanasuzugura abasaza bamereye imvi mu rusengero, bamwe bavuganye n'Imana bagakorana n'Imana utaraza, ukabazunguriza umutwe ukabasuzugura ngo ugiye kubereka ko nawe ufite abakuyoboka. Icyo warakisha uzakora igikurikiyeho. Uramutse unavuye mu itorero, genda amahoro, genda amahoro. Ntago Imana igikunda abantu birema ibice. Ibi bintu byo gufungura isengero bimwe byaturutse mu guhangana ko abantu bahanganiye mu matorero, hanyuma bajya kwerekana ko n'abari abanyembaraga. Ntago ibi bintu rero Imana yabigushyigikiramo rwose. Muragenda mujya gufungura amatorero, muragenda rwose murafungura za ntebe z'ibyubahiro babimye muri ADPR, muragenda muzihabwa ahandi, murazihana kose cyapa, muraziha. Hanyuma urangije wishakira abayoboke bamwe barindagiye nkawe, baza kurindagirana nawe. Ninkubwira ko warindagiye ubyemere. Ntago ari ishyaka ry'umurimo ryakuryaga ngo ugende uvuga uti ndashaka gukorera Imana mu buryo bw'nisanzuyemo, ahubwo ni ishyaka ryo guhangana, kwerekana ko nawe ufite abantu, nawe waba umushumba bikemera. Uzarebe buriya buzina mwiyisi, ubu buzina buriho ngo nubu profete kwa Jenera Yesu. Ubu buzina Yesu, ariko Imana ko inihangana. Ubu buzina bunuka bubi buteye n'iseseme. Profete wa wapi? Wiyise mbese profete?
kubera bwa buhanuzi. Hanyuma rero natwe dukunda ubuhanuzi, nyir'ubuhanuzi we ntitunamuzi, ariko niyo mpamvu natwe ibyo baduhanuriye bitasohoye. Twakunze abahanuzi, nyir'ubuhanuzi ntitwamumenye. Profete, apotre, muzambabarire dore mpagaze hano kuri kamera. Ibintu mvuga simba nasinzi, nzajya mvuga ibintu nzasubiramo no ku munsi w'urubanza. Kandi ibintu nzajya mvuga ninzajya mbikoreramo amakosa nkayamenya, nzajya nza kuri kamera mvuge ngo burya ibyo navuze ntago nari nkwiye kubivuga, kuko ibi bintu tuvuga tuzabisubiramo, n'ibituvugisha nabyo bizamenyekana. Nimba turi kuvuga kugira ngo dutwike, nimba turi kuvuga kugira ngo tugire abo twihimuraho, nimba turi kuvuga duhangana, ibi bintu bizasubirwaho. Mutagira ngo ibyo tuvugira hano bizarangirira hano. Buriya buzina mwiyita ngo muri ubu profete. Profete, ba profete babasambanyi, ba profete bavuga amagambo y'ubucucu, ba profete banywa inzoga, ba profete bameze nk'ubugegera, ba profete bameze nk'utujura, ba profete bazamura amajipo y'abagore buri kanya. Ubwo buzina mwiyise n'ubusengero bwanyu rero ntago Imana yabireka, nta nubwo yabirebera. Ariko nimba uri profete wemewe n'Imana ya Isiraheli, kuri finali kizabikubwira kuri profete utararyiyize, Imana izagushyigikira, ntago uzatsindwa nkubwije ukuri. Wenda babe bagufungiye urusengero, Imana izagucira inzira igukingurira urundi, kandi gushyigikire ibisabwa na leta ibiguhe, kuko ntago inzu z'Imana zikwiye kuba nyakatsi ngo amazu yacu tube mu mazu meza. Icyo cyo kimenye. Nimba wanasengaga ngo bagukingurire utujuje ibisabwa, toka senga Imana iguha ubushobozi. Ayo masengesho nagende niguha ubushobozi, niguha ikibanza, nikubakire, kuko Imana igufitemo inyungu, kuko ibikurimo bizazura abantu, nikubera amaboko igushyigikire, ikwagurira imbago. Hanyuma nimureke mbabwire, nk'ubu mugenda mwidegembye, ubu nababonye mugiye guhita mwese mwiruka ngo muje kuri YouTube, muze gusarangukirayo. Ubu bafunguye isengero, benshi muje kuri YouTube, muje gusaranguka, muhasanga abandi nabo basarangutse. Hanyuma noneho yeba batata, ubu ndi kubareba kuntu mugiye gutonda umurongo, mumbwire basha bafungura gute YouTube? Sawa, wagiye gufungura urusengero utabajije Imana, none urabwahagiranye, urahombye n'ubufaranga wataye kuri zira nsengero. Rura rusengero amafaranga warutanzeho, iyo ujya kuyaranguramo ugasaba Imana umugisha utaje guteka imitwe, ubu ngubu buri umucuruzi ukomeye. Rahira ko butari muri Dubai no mu Bushinwa, waje gucuruza ibidacuruzwa we. Iri zina ry'Imana twihaye ngo tuje kuririsha. Iri zina ry'Imana rizabakubita ku bikuta, rizabanika, rizabandagaza, kuko namwe mwararyanitse, namwe rizabanika. Ubu rero ngiye kubabwira muri nimba ari muri 2021 simbyibuka, ariko nzabireba muri agenda. Hamwe abantu mwese mwaje kuri YouTube, mufata ingeso zanyu n'imico yanyu, bwa bubandi bwanyu n'ubugegera bwanyu, bwa bupagani bwanyu, mwabaye bagasereganya mu nsengero zanyu, muzambya abantu, muzambya abadiyakoni, muzambya abaririmbyi, murangije nabyo murongera murabiyora mubizana hano kuri YouTube. Mureke rero mbabwire, ntimurebe ukuntu abantu bose baje YouTube, buri wese afite YouTube channel y'ubishatse arayifungura buri kanya. Umunsi noneho yaje kudukoramo akazi hano kuri YouTube, dore aho nibere nanjye nishyizemo. Umunsi Imana yaje kudukoramo akazi hano kuri YouTube, nk'uko insengero zafunzwe bigakunda. Nimubona izi YouTube ahaho nihagera izajya ivunira mu mavi, ivunira mu mavi. Mwakojeje isoni Uwiteka, mutuma izina ry'Imana ritumwa, n'abakavuza iby'umumaro mwababurijemo. Ubu abantu bose bavuze ko ari abanyamitwe, kandi harimo n'abazima bakorera Imana. Noneho umunsi Imana yaje mu macano, muriziza aya macano ari kuri YouTube ngo y'abakozi b'Imana, yabaye isereri, ateye iseseme na ba nyirayo. Yebabawe, aya macano yatumye izina ry'Imana ritukwa. Aya macano umunsi yaje, wafungura cano wagira uzaze uzi ibyo ugiye kuyivugiraho. Umunsi Imana yageze ku macano yo kuri YouTube, ni ukuvunira mu mavi. Tujye tuvuga ibyo dukwiye
kuvuga, ibyo tudakwiye kuvuga tugire gute tubyihorere. Hanyuma nta bushobozi leta yagira bwo gufunga insengero z'Imana. Aha abantu basenga muri izo sengero, ibi bintu Imana ibifitemo uruhare. Kandi nimureke mbabwire, dukurikije mu minsi itambutse uko byari bimeze, hari umuntu wigeze asura mu nzu nabagamo nini cyane, ahageze ngo ko mbega inzu ngo wayikoramo urusengero sha. Akabara umuntu arahomba, bagahita bahashyira, niko babigenzaga, bahashyira urusengero. Amazu y'abantu bayakoramo isengero, kandi wareba tageti y'izi sengero. Abambere navuze naberekanye ko nabo bafite ubushobozi bwo gushinga isengero. Abandi ni abantu bashakaga ibyubahiro ku ngufu, abandi ni abantu bashakaga amafaranga. Umuntu agafungura urusengero kugira ngo abone ibyo azatungisha abana be. Koko wafungura urusengero kugira ngo haze inda yawe, Imana ikabireba iri mu ijuru ikakwihorera? Ndashaka gusoza, ntago mbishoreje hano, nzakomeza. Ariko ni iyihe nama abantu bafungiwe isengero bakeneye? Ngiye kubabwira. Muri iki gihugu cy'u Rwanda, igikorwa cyose umuntu agiye gukora agomba kujya kugipresenta kuba bishinzwe kugira ngo bamwemerere gukora. Iyo ugiye hari ibisabwa kugira ngo barebe ngo mbese uyu muntu uzanye igikorwa muri uyu murenge, muri aka kagari, muri iyi ntara, muri iki gihugu, ibikorwa bye agiye gukora bifitiye umumaro abaturage, bifitiye umumaro igihugu. Bakaverifiye bakakubwira ngo uzuze ibi, wuzuze nibi, utabyuzuza baragufungira, ntibaguhana umwanya. Mwabantu mwe, impamvu leta ibikora ni iyihe? Ni ukugira ngo habe ibikorwa ariko bigirira akamaro abaturage. Hanyuma wowe uricaye witirirwa izina ry'Imana, ugiye gufungura urusengero, uvuga ko ari Imana ugiye gukorera, ubeshya abantu bari kukureba. Ese mwibwira ngo ya Mana ntireba ibyo mukora n'ibyo muvuga? Mu rusengero rwawe nimba nta nyungu umukristo arukuramo, iyo Mana ushaka kubigisha bakaba batayikubonamo, ukaba utarigishije Imana n'umunsi wa rimwe, ukirirwa ubwira abantu bigisha amaturo n'ukuntu gutanga amaturo bizana umugisha, ibyo byonyine bikabisomo. Ibyo bintu ntago uri kwigisha abantu kureka ibyaha, nturi kubwira abantu ngo mukunde Imana yanga ibi igakunda ibi. Ntago muri kuyobora Imana ku bantu, ahubwo muri kuyobora abantu kuri mwebwe. Nawe ubwawe urabizi ko urusengero rwawe nta Mana irimo, nawe ntikubamo. Mugira ngo Imana ikomeze irebere ibi bintu? Hizi sengero zanyu mukoreramo ubufindo n'ubukorikori, hizi sengero zanyu mwafashe ibiturisho mukabyita amazina. Ituro ryo kwishinganisha, ituro rihamagara Imana ikaza vuba, ituro rikurinda impanuka. Uzi ko wagira ngo abantu basigaye basenga Imana y'izuba, Imana itanga imvura, itanga urubyaro. Uzi ko Imana zabaye nyinshi, ibiturisho mwisa amazina. Hanyuma soza none aha tuvugana, wowe wafungiwe urusengero, ufite agahinda kuko abakirisitu babuze aho basengera, cyangwa ufite umubabaro w'uko amaturo ugiye kuyabura, umutima wawe nuguha igisubizo. Nimba rero ufite agahinda k'amaturo, ntabwo Imana izakwemerera kurisha izina ryayo, ahubwo uzagenda urisha izina ryawe. Nimba ubona izina ryawe ryarya bari ryo urisha, ariko ahaho nta nubwo bizavaho. Ariko wowe ufite agahinda kuko abakirisitu bawe bagiye, ufite agahinda kuko intama zawe zigiye kubura umungeri zigatatana, ni ukuri Imana ya Isiraheli izagushyigikira, sina ngombwa kusenga menshi. Hanyuma abakirisitu rero ndashaka kubabwira ngo kuba bafunze isengero ntago bafunze konegisiyo yacu n'Uwiteka. Imana ihabwa icyubahiro. Nubona aho wasengeraga hafunze, uzajya ahandi hakinguye, kuko nubwo iyo umuntu afite urusengero, nk'ubu njye nsengera mu Nyakabanda, guteranira ahandi sinjya mbishobora. Niyo mpamvu mva ku Ruyenzi, kandi birankosoma cyane, nkava ku Ruyenzi po nkajya hari iwacu mu Nyakabanda.
wowe rero kuko ugize ikibazo ko ahantu wiyumvagamo aho wakundaga bahafunze, uzajye ahafunguye usengere mu Imana. Nimuhumure ntago baciye connection yacu n'Imana, bafunze isengero. Ariko isengero zo mu mutima, uru rusengero, haleluya, aya materaniro abera hano, nimbuzi neza ko amateraniro ya hano atigeze yangirika, Imana izaziteranire muri wowe. Ibyo kuvuga ngo ni kure uzajyeyo, ubu se umuntu ntava mu Rwanda akajya Tanzania gushaka umupfumu? Nta nyanda kukayibabaje ibyo kuvuga ngo ni kure, ngo nasengeraga hafi ariko urasetse. Iyo ugiye kurangura ntujya mu Bushinwa, iyo mugiye kurangura ntago uva Nyamagabe ukajya komerisiyari, bite byawe se? Nimba uri gushaka Imana rero, wenda bazababwire ko insengero zimukiye i Butare kandi muri i Kigali, muzatege mujyeyo. Ngo nge nari ntoriye urusengero, yego nyine ubu ntago ruhari, tega ugende cyangwa ugendesha amaguru yawe. Nturi gushaka Imana se? Ko mushaka amafaranga se muyashakira hafi? Amafaranga muyashakira hafi, ubwenge mwirirwa mushaka mu bushakira hafi, iterambere turishakira hafi, za perime twazishakiye hafi, za diplome twazishakiye hafi, gukomera tubishakira hafi, ibyubahiro tubishakira hafi. Nimba ari nakure muzatege mujyeyo, nimba koko ari Imana ugiye gushaka. N'amaguru zayagenza, n'aya moto yatange, esasu zayishyiramo. Ibyo kuvuga ngo ni hafi tunabiceceka nonaha, nta nyanda kukayibabaje. Nimba ukunda Imana, ushaka Imana, ushaka gusenga, nta hantu kure hagomba kuboneka. Ubwo rero ugomba gusenga. Ikindi, Imana ibashyigikire, ibatera inkunga, abantu mukwiye kongera gukora, ibashyigikire. Ariko abantu badafite ishyaka ry'ibyiza bazabafungire burundu, ntimuzigere munabona yo kubaka isengero zanyu. Nibyo shorejeho ubu butumwa ni episode, iyi ni episode ya mbere. Tuzakomeza mbateye amatsiko, tuzareba ibintu biri gukorerwa mu nsengero birakaza Imana. Tuzareba izi anniversaire zibera mu rusengero. Nusanga kwa padiri hari anniversaire, ugasanga kwa shehe hari anniversaire habera, ugasanga mu murenge hari anniversaire, ugasanga hari umuntu wakatira keke imbere y'ibendera ry'igihugu, uzabimbwire. Nzabaha ubutumwa mbabwire n'aba basigaye bafite isengero zikinguye, namwe murye muri menge, kuko ubu leta yakinze. Hari igihe Uwiteka rero hazikingira adakoresheje ingufuri z'abantu, ku buryo naho rwaba rukinguye utarukandagiramo. Ubu ni ubutumwa, ndashaka kongera dusubire mu butumwa, twongere twumve icyo Uwiteka avuga, turebe n'icyo Uwiteka ashaka. Nonaha rero abantu mufite isengero murye muri menge. Wowe ufite urusengero, reba ibintu uri gukorera mu rusengero rwawe. Uri kuzana abantu kuri Kristo? Nimba utari kuzana abantu kuri Kristo, ntago uzakangisha ko urusengero rwawe ari runini. Wenda rube ruruta urwa kera muri rwa Yerusalemu, ibyo ni akazi kawe. Wenda uba ufite umusigiti uruta uw'Imaka, wenda uba ufite ikiliziya kiruta i Roma mu Butaliyani, hahandi cya kiliziya cy'abagatolika gikuru. Reba ibyo muri gukorera muri izo sengero, reba ibiri kubera mu musigiti, murebe ibiri kubera kwa padiri, murebe ibyo biri kubera mu Bayehova, murebe ibiri kubera muri aba bakirisitu muri izo sengero zanyu, murebe nimba muri guhamagarira abantu kuza kumana cyangwa muri kubihamagariraho. Nawe rero uri guhamagara abantu birahuriraho, nje kukubwira ngo wenda uzarwubakishe zahabu, Imana izagufungira nawe, kandi zafunga idakoresheje ingufuri z'abantu. Ifite tekinike yagufungira urusengero rwawe, bagahita banarwororeramo inkoko. Ndashoje. Imana nibaha umugisha, ubu butumwa mu bupostinge mu bugeze ahantu kure, abantu barebe ubu butumwa kandi banabwumve. Imana nibaha umugisha, ndabakunda. Abatarakora subscribe ni muyikore, mukore share, comment. Imana nibaha umugisha.